Bakunzi baradokizere by'umwihariko ikiganiro The New Page twongeye kubasuhuza kandi twanikaze mu kiganiro cyacu ni tariki 17 ukwezi kwa 8 2023. Rero mu kiganiro cyacu The New Page mabizi ni byinshi tugenda turebera hamwe dufata igitabo tugasoma tukareba ibigenda bivugwa. Uyu munsi none rero twarambaye ni page ivuga ubuzima bujyanye n'umuziki, twegera umwe mu bantu gabo banditse muri iki gitabo yitwa umuraperi na azi kwivuga amazina. Mbere ya byose aratangira yivuga mu buryo bwa gihanzi. Twikoza mu cyarabu tukakura akantu twajya mu matyazo tukakura amazi, nta kintu wambeshya kuko ntacyo ntazi, Imana ikunda maniga twese turabyemera. Yamani ni Rockokman OG. Murabyumva neza, tujye kugana n'umuhanzi Rockokman OG cyangwa se Rockokman wa nyayo. Nkurikije icyo statistique zinyereka cyangwa se imibare n'umuhanzi navuga ngo cyangwa se n'umuraperi umaze kuba hari aho ageze mu muziki, muri industry ya muzika ikorerwa hano mu mujyi wa Huye ndetse yewe muri rusange no mu ntara y'Amajyepfo. Rockokman tumaze kuguha ikaze kandi nawe ubwawe wamaze kuba rwose wigaragaza mu nganzo yawe y'uburaperi. Turatangira tuvuga tuti ese Rockokman ni muntu ki, yavukiye he, ese ubuzima bwe bumeze butembere kugira ngo twinjire muri kariyeri yawe ya muzika cyangwa se yo kurapa. Murakoze cyane. Rockokman mu Nyarwanda wavukiye mu Rwanda hano mu ntara y'Amajyepfo i Huye. Yes. Okay, nkaba nkorera ibikorwa byanjye bya muzika hano mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Ikindi nkaba ndi umuturage utuye hano mu mujyi wa Huye Centre OG. Hano mu mujyi ndani kabisa no kuvuga ngo izuba rirasa ndi mu mujyi rikarenga ndi mu mujyi. Muri makeya uwo ni Rockokman wa nyawe. Murabyumva neza cyane. Rockokman ni umwana wa Astrida, ni umwana no mu mujyi wa Huye, akaba ari naho akorera ibikorwa bye bya muzika ndetse ni naho atuye. Hanyuma rero twamaze kwinjira mu kiganiro introduction tuyivuyemo, tugiye kurebera hamwe ibikorwa by'umuziki we cyangwa se ibikorwa byo kuba arapa. Ese Rockokman kariyeri ya muzika muri rusange wayitangiye ryari? Hashize imyaka, nayitangiye 2013. Icyo gihe hari mu mwaka wari ugoranye cyane kuko hari naje nsanga hari abandi baraperi bakomeye hano mu mujyi wa Huye, abantu b'ikitegererezo kuko mbese yari inzira ikomeye cyane kugira ngo ndebe ko haraho namenera yenda mbe naba challenging. Yes. Watangiye mu mwaka wa 2013, ntekereza ko haciyemo imyaka igera ku 10 winjiye muri kariyeri ya muzika. Uko biri kose turaza gukora igereranya cyangwa se dushyire ku munzani, twibaze tuti no mugabo cyangwa n'umusore Rockokman watangiye muziki mu mwaka wa 2013, magingo aya ngaya ageze hehe? Amagingo aya ngaya icyo navuga ngezeho, mfite ibikorwa byinshi cyane, mfite ama platform akora kandi afite ikintu amariye kuri ngewe ku ruhande rwanjye. Mfite album yuzuye nteganya kumurika kuko nari mfite gahunda yo kuyimurika muri uku kwezi turimo, ariko kubera ikibazo cya management yanjye niho hantu nduzi nyine birimo bisa nkaho bingongera. Mu by'ukuri nkora imiziki, mfite n'akandi kazi kandi ku ruhande nkora ka buri munsi nyine kantunze kamfasha kugira ngo mbashe kugera ku byo nshaka muri iyo miziki mba ndi gukora. Ariko mbona aho bigeze ahangaha pari raporo ya bagenzi banjye twatangiriye kimwe cyangwa se abo naje nsanga muri game y'imiziki, mbona ngiye ari ngiye uhagaze bwuma muri make hano mu ntara y'Amajyepfo kabisa. Umuntu ashaka kuvuga kwibaza ati ese ntabwo byaba ari bya bindi by'iki gihe byo kuba bita ngo n'ugutwika cyangwa se kwikina? Ni Rockokman nizi fact cyangwa nibe bimenyetso ushaka kuba wahaba abakunzi bawe cyangwa se n'abandi bantu bose bakunda umuziki, by'umwihariko abantu bashaka iterambere ry'umuziki w'Amajyepfo? Ni ibihe bimenyetso cyangwa se ibihe bihamya watanga bigaragaza ko Rockokman mugani ahagaze bwuma? Mu by'ukuri ninjye muhanzi ufite indirimbo nyinshi cyane, cyo navuga hano mu ntara y'Amajyepfo, ukora ku giti kiwe atagendeye ku bandi cyangwa se adafite abandi bantu bamufasha, wirwanaho. Ninjye muhanzi ufite indirimbo nyinshi hano mu ntara y'Amajyepfo, kandi ni nanjye muhanzi kugeza iyi saha wasanga ko ndi mu kazi kajyanye na business z'imiziki. Icyo nicyo kintu nshingiraho. Ikindi kandi nanone n'ama platform arabigaragaza, iyo ugiye kuri za Instagram ukajya ku YouTube urabireba ukabibona nyine kuko buryo ntago wabeshye muri iki gihe ibintu byarakemutse, platform zitatse kunyomoza. Yes. Ya platform navuga ngo ni irindi soko
n'irindi soko twamaze kuba twabona aho ibihangano tubicururizaho cyangwa se aho imiziki yacu icururizwaho. Rokokimani umuntu agiye ku mbuga nkoranyambaga yawe yasanga hari urwego umaze kuba wageraho, ni byiza cyane. Ariko nanone turibaza mu buryo bw'ibitaramo Rokokimani ese ajya agira igihe ibitaramo bakamutumiramo, ibyo niba koko atumirwa biraza kuduha ishusho y'uko koko uwo muhanzi arazwi kandi n'ibihangano bye birakunzwe. Rokokimani hari ibitaramo bikomeye biri big ajya yitabira? Birahari cyane kuko nta gitaramo na kimwe gikomeye cyaba hano mu ntara y'Amajyepfo ngo ukimburemo. Ubwo nyine ukimbuzemo ntabwo cyaba gikomeye. Naho ku rwego rwo gutegura ibitaramo wenda personnel byanjye ku giti cyanjye, izo ni gahunda ziri gutegurwa kuko urabona ko muri no sama abahanzi bishoramo barakora amakonseri agiye atandukanye. Nanjye nuko nguko babimeze, bafite abantu babimbereyemo babintegurira isaha ku isaha, bazajya babona afishe yamanitswe igaragaza igihe gitaramo kiri. Rwose ngiye ndi capable cyangwa se ndi tayari yo kuba natanga buri kimwe cyose umuntu nkunda akishima ukunda imiziki yanjye. Okay, turasa nk'abagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, gusa nanone ni ikibazo nkunda kubaza abahanzi. Icyo kibazo kiraza gukora ku mpande nibura eshatu. Ese Rokokimani ku giti cyawe ubona umuziki w'Amajyepfo kugira ngo utere imbere ubona hakenewe iki? Ese cyangwa niba umuziki udatera imbere ubona inzitizi he, ibihato biri hehe? Okay, urakoze, mbajije ikibazo cyiza cyane. Ariko yenda icyo kibazo ndagiye gusubiza mu buryo bumwe gusa. Nuko usanga aba presenter cyangwa se abantu bafasha abahanzi mu kuzamuka batabumva neza, bakaba bashaka mbese uruhare runini ruri kuba presenter. Niho hari uruhare runini kuko tugenda tujanisha bitewe n'ibihe biba byaratambutse hano mu ntara y'Amajyepfo, bihe byagiye bibanziriza ibindi, tugenda tujanisha. Twe dusanga uruhare runini ruri kuba presenter nta kindi, kuko rutari kuba presenter hano Huye haba hari abastari bageze nko muri 4 bakaze baremereye kabisa cyane. Tukivuga kuri bijyanye na present cyangwa se tuvuge management, management ni ikintu kigoye cyane. Management niyo iduha promotion. Wenda abahanzi nawe ndazi kukikubaza, hari igihe umuhanzi agenda akajya muri studio agakora igihangano ariko akumva ko birangiriye aho ngaho. Ubwo abahanzi ntabwo mushobora kuba mugira uruhare mu kuba muri promotion y'ibihangano byanyu? Aho ngaho icyo kibazo mbajije kirakomeye cyane. Uruhare muri promotion y'ibihangano aho ngaho biragoye cyane nyine. Niho wakubiyemo rya jambo nyine ngo aba presenter. Hano mu mujyi wa Huye hari abantu ubona biteguye kuba bafightinga kubwo guteza imbere umuziki, niyo management bakavuga ati reka dufate amafaranga nayo dushore muri bano bana b'abanyamuziki. Nk'ubu ngubu birababaje kubona wenda no mu mujyi wa Huye nta studio ihari kabisa izwi no ku rwego rw'igihugu, ku buryo twavuga n'umuhanzi w'i Kigali yavuga ati reka manuke ari mu Majyepfo astudio ngende nkoresha igihangano. Icyo ni ikibazo kimwe. Abo bantu ubona hari abantu bafite ubwo bushake, hari abajya bikubwira cyangwa se bikari imishinga itajya mu bikorwa? Yes, bamwe barabitubwira ariko nyine baba bafite impungenge nawe akavuga ati se ndagushora ayo mafaranga cyangwa kuzana mu kabari kanjye mbona nta kuti, ukamwereka ibikorwa ufite akabana n'ibikorwa byiza bizima akanabyumva, ariko se akavuga ati se ko numva ntajya nkumva kuri radio ndakwizera gute nshingiye kuki? Icyo ni kimwe. Naho ku bijyanye n'amasidiyo yarahari, arahaya naremereye akora n'ibintu bisa birenze n'iby'ahandi hantu mu gihugu. Ariko nyine cya kibazo kugira ngo ayo masidiyo amenyekane nuko na wa muhanzi aba yamenyekanye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ikibazo nta kindi kiri kuba presenter, ariko aba presenter nabo ntabwo ari bose, ni bamwe na bamwe. Yes. Ese hano mu mujyi wa Huye haba hari studio cyangwa Twitterable ishaka kuba gufata inshingano zo kuba yafata umuhanzi ikavuga iti reka tumushore mu mafaranga tumumenyekanishe, dukorane ibitangazamakuru, dukoranye n'ama social media, dukorane n'abapromota bagiye batandukanye? Iyo studio irahari cyangwa ni ama studio akishakisha agishaka amafaranga 30,000 by'umuhanzi 40-50? Hari studio yabi hari ishaka kuvuga iti ngenge gufata amafaranga miliyoni imwe nyishore mu muhanzi? Studio zirahari cyane kuko nanjye mfite rebo nasinyemo yigushamo amafaranga ku buryo atari ukuvuga ngo ni wowe wikuramo ikaba yagushoramo none ikavuga iti uno muhanzi ugiye kumupromotinga nagira urwego ageraho twe tuzamubyaza umusaruro ndetse nabwe abashe kuba yakiboneramo umusaruro. Yes, zirahari ariko ntago nyine ariko urwo rwego mbajijemo icyo kibazo. Ntago zifite capable nk'iyo ngiyo mbajijemo. Ariko studio zirahari cyane.
Okay, ngana ku musozo Lokokimani kuba twaje kuganira nafashe umwanya wo kubanza gusesengura ibihangano byawe. Ndagerageje kumva message ugenda utanga mu ndirimbo nk'eshatu zimaze kumva harimo ubutumwa busa nkaho kabisa usa nk'abantu bwira ndaza kwibaza se ni yanatire ni wamwimerere w'injyana ya rap uko tuziko ngo ni injyana nyine y'umujinya cyangwa se Lokokimani hari iliyo life hari ubuzima yabayemo bwatumye iyo nganziza yo kuba aririmba kabisa abwira abantu usa nkaho ababwira ati kabisa ibyo mwakoze byabaye ubusa. Yes, yenda icyo ni cyabura mu ndirimbo nk'umuhanzi ariko ubusanga nyine ibihangano by'umuntu biterwa kenshi na kenshi n'ubuzima bwiwe bwa buri munsi cyangwa se ubuzima bw'inshuti ziwe. Yenda inshuti yawe ishobora kuza kandi ati byagendekeye gutya ngiye gutya na gutya nkumva ngiye biramfashije biranyispiye nkahita mbikoramo indirimbo kandi ikaba nziza cyane. Naho kuba yenda navuga ngo ndirimba yenda hari umuntu mfokasingaho n'iki ibyo ni ibisaza nk'abarapera twebwe ntabwo tujya turya indirimbo ujye kuvuga ibintu bica ku mpande nyine ikintu uragikora umuntu uzi ko nyine ibyo bintu yabikoze yabyumvishije arabyumva nyine akumva ko ari we nyine se tubikarangira nyine bikagenda gutyo. Yes, ni nka kundi utera niba ari umujugujugu mu ntuze mu gobe ry'imbwa gitatse nicyo kiba kifite kiba kibabaye. Yes, nuko babimeze no mu muziki nuko babimeze. Okay, Lokokimani ni umugabo kabisa ubona utuje ariko nyine wakumva umuziki we ukavuga uti ni umusani kabisa ni inganzo. Hanyuma Lokokimani nagize amahirwe yo kugusanga kuri tera ahantu ukorera nasanze uri n'umwartiste mu buryo bwo gukora icyo bita visual art cyangwa se gushushanya no kwandika. Ibi byo byaje gutera Lokokimani? Ibi nabyo ni impano ye n'indi mpano nyine y'ubuzima bwa buri munsi nyine ubusanga nimba nyine umuntu atarimo iyo muziki agomba kuba ari gukora utuntu nk'utu twa graphic design irindi impano cyane rwose kandi ni ibintu biri ku isoko cyane. Birumvikana ko Lokokimani ntabwo bimwe tubwira abahanzi ushaka kuri umuhanzi ariko ukajya n'undi muntu mugomba gukora ukubyarira inyungu. Lokokimani tusanga bagana ku musozo niki wasaba abafana bawe niki wasaba umuntu wese uza kumva kino kiganiro dore ko kino kiganiro muraza no kugisanga ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook aho mushakishamo Radio Icyizere ndetse no kuri Instagram ndetse murajya kuri YouTube channel yanjye musange kino kiganiro cyitwa Semiton TV ndetse yewe no kuri YouTube ya Lokokimani kino kiganiro muraza kuba mwagisangaho. Lokokimani niki wasaba abafana bawe cyangwa se abazumva kino kiganiro? Okay, ikintu nasaba abafana banjye ngewe nuko abafana banjye bankurikira bakajya bajya ku mbuga nkoranyambaga zanjye bakareba ibihangano mba nabashyiriyeho ugishaka cyumviraho cyangwa se akagikura akajya cyumva muri telefone ye bisanzwe. Ikindi nyine ni ukudushyigikira bajye babona twapostinze amafishi hano dufite amakonseri bakaza kudushyigikira nyine nk'abana ba hano mu mujyi wa Huye kabisa. Abantu bakifuza gukurikirana ibihangano bya ku isoko rya social media bashakisha kuri YouTube bashakishamo gute? Instagram, Facebook mu mazina mbese ikaba inyuguti ku nyuguti no kujya kuri izo platform zose nyine zibaho imiziki wandikamo inyuguti ya la o cha na ka na o na ki na u na ugahita ukiraho man ubwo bivuze Lokokimani ahantu hariho hose mbese aho unyura ushaka indirimbo ya Diamond niho unyura ushaka indirimbo ya Lokokimani. Yes, akabazo kamatsiko gato ntago nabara kukabuza ubundi Lokokimani ntekereza ko ni isake. Lokokimani iri zina ko riri interested iri zina ko numva riri hari ukuntu riryoshye wari kujyavuye. Yes, Lokokimani nyine kikubwira ko nyine sinimbuzi inkoko y'agasozi inkoko yirwanaho inkoko y'agasozi buriya ibizi ko igomba kumenya ukuntu yishakira icyo kurya ikamenya ko igomba guhangana n'umuntu uza kuyikorera ku bana cyangwa se ku dushwi twayo. Mbese nyine Lokokimani ni umuntu nyine w'impirimbanyi muri makeya. Ni impirimbanyi. Lokokimani reka tuvuge tuti dusoreza anga ariko turasoza uduha n'akantu k'agapera nyine ku ndirimbo yitwa ngo akarengane. N'umwuka mwinshi cyane kabisa uko iririmba. Karengane arega umuntu aba afite amavasi menshi hari igihe utungura umuntu ugasanga ntanima anayibuka neza amavasi aba yakubishe kubera ibihangano byinshi biba biri mu mutwe wiwe. Chorus yayo iravuga ngo
wamvuze ubusa niga, wanyanze kera shumi, wanciye intege umpindurira ubuzima toka, wambonye nkuze kandi naje nkomeye, ngenda umuhungu mu mujyi. ibintu nk'ibyo kabisa. Congratulation. Hanyuma Rokokimani turagushimiye kandi ukomeze kuhaje. Merci beaucoup. Yes, mwakoze gukurikira kino kiganiro. Nge nitwa Innocent Success, ikiganiro The New Page. Twaganaga n'umuhanzi witwa Rokokimani.